ndi ntoranywa mu ntore, ni umutaramyi wabitojwe nkabikunda nkabitora nkiri muto. Reka mvuge nti zirimo musengo w'ubusene dore ukwikamwa ubuso kwikareta ubusoro yanze umukobwa ucunda acanye ibikora ingo haca akanya kajya kwenyegeza imbingo amatari havuna inzindaro zirimo bihogo zabatunga nkuko yanga umushumba ushora mbere akuhira nyuma yihangamiye uburanga ngo ibyo birahagije izanyobwa n'uwo yitambagije ijandwe kandi ijoro ryananiye abarinzi hayiga mushu buragiye inyambo ayi unkumbuje nk'agahu muze twigiriye abakobwa bakubita udutozo banyina bagakubita udutwenge two twiza tugakwira utwanze inka zanyweye gutwenza yewe zirahiga inka ziraganira nk'abagabo bajya umugambi wangeriwe mukama mwabagabo mwe umukobwa w'umwami yarazibonye ati mbonye inyambo ndagusanze ariko sinamukunda sinanamukundira mu kumucyurira ndamuhatana ihumura wikwishingira Imana izaguha umugabo bazagukwa aturanyuriye wa kagabo nisinda akagabo ndi ikigabo ndi imfizi ya rufuferufu cyane ntambara hagatsindi intare ntiyanyatse umutavu nazinyujije kuri bariyeri aho kuzirasa barazifotora na n'ubu ifoto yazo nayihinduye irangamuntu abazungu barazibonye bati ni iza kizungu ndashinga ndahakana ntibuzungu muturushana amatage n'amatiku ntimuturusha inzuri Rwanda tugira inyambo nyita cyamatara umwana mu Nyarwanda utontoma Butare sinterwa ubwoba n'ibihinda ngiye nkomeye nk'urutare iyo nataramye mu rungano n'abakuze ntibashaka ngo dutane kuko impano y'impanuro nayihawe nk'umuzingo ntabivuze nazingama mba numva ari umuzigo umva warandetse ndagenda njyana impamba y'urukundo warandetse ndagenda mbana impumu n'agahinda nkatinya aho bataramye ntacyumva impundu mu ruhando ntabona umwezi utamye nitiranye ijoro n'igitondo nkumbura twa dusoni tw'udusugi wahoranaga mbura twa duswiti twasangiraga natumisi disi twa dukisi twahanaga nta gasoni k'imbaga urya munsi nerekera nagira ngo ndarota genda ndibuka noga iriba ry'amarira yacu ngenda ndinda ndengukira ahandi homba ari ubukeye yego ni mu maniga yakafashe n'amabebi mbona akeye gusa simbiteza mu madili y'abaho bateraniye igicaniro gicumbika genya kamwe nituramiye bakeya bancurwaho bambaza impamvu ari uko nteye nkazibiranwa n'ikiniga nkazemeza ngo mbona agiye ni ubwenge buvanze n'ubuhanga ndabivugira iki nagiye mbyumva ahantu henshi jenoside ikirangira nabaye nk'uhumuka mbona ibintu byinshi cyane nanjye hari igihe no kubisobanura bingora kuko nahise mbona ako kanya umuco mpita mbona kwigisha ubu ngubu nize n'uburezi muri kaminuza mbona ari ngombwa ko nzigisha abana b'u Rwanda ikinyarwanda kandi ngomba kubigisha nanjye ibyo nzi amazina y'inka bayavugaga ryari yavuzwe nande byagenze bite ibyo nabyo byagira igihe cyabyo niyo naho ngaho byaturutse nabimenye kera ko iyo mpano ihari byaje kera pe nakundaga ikinyarwanda nkakunda kumva igitaramo nkiri n'umwana muto cyane ariko nanone nakundaga na politiki. Yes, twongeye tubaye ikaze n'inshuti bakunzi ba Scott Emile, murabizi nk'ibisanzwe ndutirwa batagengwa batinyira ubutwari rukanikana amakuza ruhindana nk'ubito ngira imbaraga ishyanga nibanzire nibangarukana nkabara rudasumbwa mboneza iminega. Ikiganiro ni inkuru y'ubuzima hano nkuko mubibona turi kumwe n'umushumba niki niko turi kumwe nande ngendera ukubitana inkubi ndiruhamya mu bihumbi mba ku mukondi ingamba zose nkasa n'icyaha mbonye uwanga u Rwanda guma ndiruvuga ndirojogeta ndi ntwari ntahigwa n'abatanu n'icumi ndi umusiragunga ku rugamba zimisha imituku ahubwo nakomereka guma ndiruta no gwizwa izuru Rwanda rungikaye inzu ndintimbira ku gisikizo cy'urukundo iyo ndivinye byo nkunda abarwanga baranga ndiruvuga ndirojogeta ndi ntwari ntahigwa n'abatanu n'icumi ndi umusiragunga ku rugamba zimisha imituku ahubwo nakomereka ndindangamirwa ndahiro ndindahigwa mu ruhando ndi gicumbi cy'umuco wanda murakagira Imana y'u Rwanda guma kagira Imana y'u Rwanda ndindahiro Yves
Ndahiro agakuba zirasaba Rwabanda rwa Kavubi Rushenyi rwa Rutego. Ndi umunyarwanda. Nitwa Ndahiro, amazina y'ababyeyi ni Ndahiro Yves. Izina bakunda kunyita bigiye bitewe n'inganzo ni Cyamatare. Ibi bintu je nkubonye n'inkoni hano ndavuga reka nze ntaramane burya ni gake cyane muri no mujyi wa Kigali kubona umuntu afite inkoni yambaye urunigi, yambaye ishati k'umweru, agakweto keza nk'ako k'umukara, umuntu ahita umwibazaho. Ndavuga byanga byakunda uyu muntu ni umutahira cyane, ibeshye uri umutahira. Ntago wibeshye rwose, ntago uri kure y'ukuri. Ndi umutahira, ndi umutaramyi wabitojwe nkabikunda nkabitora nkiri muto. Ndi umutaramyi. Uri umutaramyi? Ndi umutaramyi. Watangiye wivuga ikivugo cy'abagabo nkuko nanjye natangiye yivuga. Ubundi ubu turi mu kiganiro nkuru ubuzima waredi twanakinjiyemo. Uyu mutaramyi turi kumwe hano, uyu mutahira ninde tugiye gutaramana muri iki kiganiro nkuru ubuzima? Ninde ibi bintu bikora ute? Kwivuga ko yivuze urinde, ibintu wabyinjiyemo ute, ibintu wabigiyemo gute se? Uri umutahira koko nyawe cyangwa se ni bya bindi byateye? Umbajije ikibazo cyiza, utangiye neza cyane. Ibi bintu bifite imvano. Ibintu bifite imvano. Nabimenye kera nkiri muto cyane. Buriya natangiye kubitekereza nko kuva muri 98 wenda. Cyane 8 se wari uriho? Nari ndiho. Hakona wana ufite amaraso yo guto. Ntungaye ubutongaye ubutore, ndi muto utari toto naho toruti nkiri umutavu. Naraye. Nabyumvishe do. Ntago nakurenganya. Asi n'uburiganya. Hari abampa amashyi. Ngo nashoreye amashyo. Hari n'aba amashyi y'amashyengo. Kugira ngo badashinga urubanza nanjye. Kuko babonye nduwo. Uragira uti wabitangiye ukiri muto? Nkiri muto. Nyuma y'amahano yabaye muri 94 mu gihugu cyacu. Jenoside igatwara abacu benshi. Hari byinshi byanagendeyemo byinshi. Ubwo kandi uravuga jenoside yakorewe abatutsi? Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nanjye rero nakuze ndi umwe mu bo yagizeho ingaruka nyinshi. Ntangira nti ubwo ntabwo ndi bubivugeho, bizagira igihe cyayo. Reka dutarame. Ni amateka yahahise. Ni amateka. Reka dutarame. Nubwo amateka atari amatiku, ariko amateka tubereyeho kuyataka iyo ari ngombwa. Ibyo reka tube tubyoye. Ndavuga nti rero umuco wacu twahoze umuco wacu udacubangana mu bicuba. Ntago u Rwanda rwacu rwahoze rucubanganya ibicuba. Ntago umuco wacu bawucundaga uko babonye. Binsaba kuvuga nti ngomba gufata umuco wacu nanjye mu mutwe wanjye. Niga amashuri mbikunda. Yewe nize no mu indimi n'ubuvanganzo nyarwanda. None kugira ngo ukuze iyo nganzo yawe. Kugira ngo nkuze inganzo no gukunda umuco no gukunda igihugu bindimo. Yewe nyuma yo kurangiza amashuri ya segonderi, nagiye mu ya kaminuza y'u Rwanda. Ubu ugiye kuminuza? Ngiye kuminuza Ikinyarwanda. Waminurije he? Naminuje muri kaminuza y'u Rwanda. Ishami ry'uburezi. Rero nabwo niga Ikinyarwanda. Niga n'ikindi kidasanzwe mu Rwanda. Abantu batazi ko kigirwa muri kaminuza bita drama. Drama ni ugukina. Ni ugukina, ni ukwakitinga. Ibyo uzi ukamenya no kubikora imbere y'abantu, kubivuga imbere y'abantu, kuba waba creative mu tuntu dutandukanye. Yego. Cyamatare, genda kwita Cyamatare, ubwo utangiye kuminuza. Ubu ngubu se ubikora nk'umwuga? Ubu niwo mwuga. Nicyo kintunze. Ndi umusizi. Burya se uri n'umusizi? Ndi umusizi nyarwanda. Mvuga ibisigo byiza rwose mu bukwe ahantu hatandukanye.
dukorera mu nganzo nyabo. Iyo umuntu ambajije ngo nkore mu nganzo ibyo byo ndamubwira ntibikwirirwa ubisengera. Yego. Ibyo byo duhita tubisangira nta bisengera. Urasiga abantu bagasigara basiganuza. Nawe rwose ntawe ujya usengera ngo nsige, ahubwo wenda aransengerera nyuma y'ibyo. Urujya ugize uti mbasangize igisigo. Dusangize kuri icyo gisigo twumva ubusizi. Hari igisigo nise igicumuro nicuza. Igicumuro nicuza. Igicumuro nicuza. Igicumuro nicuza kirancundaguza kikancuza, kiranzutaguza kikanzambya, kiranzibiranya kikanzonga, kinsoka nk'igisonga, kinsanga kinsumira, kinsonga kinsubira, kinsiga mu marira. Igicumuro nicuza. Manga yimbaga mu ngamba, nseseza agaseke kari gafunze, imitaga n'ubuheta yarishize, kinshize inkota mu mutima, imitoma sinayitojwe, ubutore nibwo natoye, gusa hajya nditwamye, ubutwari narabutaye, ku gicumuro nicuza. Mbese nicuza biranshura, binshungure nshingoye, mbese yacurura uko nagoye, yanga biye ngoma nk'inganji, yangororiye ngorongo nshingando, naragumye mpaba ikigande, naragumye nkarora ahandi, naragunuga sinshi impande, nkahora n'igihunga kintonda, none aruhaye imbere se w'igihe mpinda, nako numvaga bitanakunda, kwibagirwa urwa mbere birantonda, waratitirije ngo umpurundi, nkagukunda uko imyaka igenda, nyamara wowe uko bitinda, unzi nuko ariko mfinda, wiyibagiza akarya gahinda, koko rwa mbere rugihinda. Erega wimvuma ngo mfate ukundi, harya amateka yancuje inkindi, nkumva nta mukunzi nkeneye ukundi, ikindi kandi wibuke indamutsa ndi, iyo ku mukondi ingamba zindi, nkasa n'icyaha mbonye icyagukenya cyeza, kuko nzi neza icyiza baragikeza, gusa kirezi nazonze ni igicumuro nicuza. Reka kuzimiza mbicutse, hato nakwisora wewe nshoje, reka ndangurura ukundanze, harya amateka yangize inganzwa, ntinya kuko ihango ntababazwa, nk'uko uwa mbere yangize, urugero rw'uwansize, harya ngo Romeo yarakunze, byo Juliet biza birenze, by'imbyajya nawe ndabitsinze, nawe uzibariza aho twize, icyo nzi karahanyuze, none nawe nkigukunda, birya numvaga bitanakunda, kuko urankinyuza iruhande, mbese uransiga ngo ngane ndi kwezi, mbe karirimbo nahimbye, mbe karimbo nahimbye, mbe karinga nahombye, mbese uri amahoro ko njye nahonze, kuva burya wansize, nkoza mu nzozi, nucururuka mukunzi, sinzagucumuraho ukundi, mbese uransiga ngo ngane ndi kwezi. Nijye nitaje amata nango munyenga, nitesha padizo ngana inyenga, kunsika biramunga, cyabaye ishuri icyo gihano, burya ngo ntayimuhana yihana, narahanuje w'impano, kunda rukundo niwe nshoza, emera shenye ndaguha inshutso, igicumuro nicuza. Mbese nicuza nacuranga, nkazamare batembaho amaribori, cyangwa amata matemba itoto, nyabose byatuma utama kato, ariko ibyo udutoma duto duto, ho bato batoraho ubutoni, uri umutoni mu mutima, mutaka utunze ibitereko, batako atuza abataramyi, maso asubetse isimbi, cyeza cyuje cyusa, kireze kizira icyasha, nkesha ishusho y'ejo, ndajumariwe njegejwe n'urujijo, unyitwaje nashisha, unyitaje nashira, nashenguka nkanashonga, njye nashunguye ntishisha, nawe uyungurura unacundi, igicumuro nicuza. Dore ubu nsigaye nsigana na nyamunsi buri munsi abanteze iminsi, nta nsinzo nsize mukunzi, nsigaye mvoma hafi ndetse icyuzi, urarembera nkakumbura, akurembuzanya amarira, nta n'irihumye ukindora, dore nabuze indobo nabuze indaro, mbese uransiga ngo ngane ndi kwezi, rwose ubuzima numva, ndagana imva ndasa n'upfa, umva impamvu mvubyimvano, igicumuro nicuza. Nyabusa nsanganira ndagusanze, wewe winsese mwa ndinginze, dore naritse aha wansize, nunseseka mu mbere, nzaseruka ntasamara, nzasibanganya amarira, nzaguhimba udusingizo, nzasibanira kukuneza, nzaguhimba n'uduhozo, nzagutondegera udusigo, nzahuza abanditsi b'ibitabo, abikinamico mfata ingero, abafilime mba telefone,
ab'inganzo tuyigane, injyana tuyigene, mbabwire izina nkeneye, nimuhimbe biboneye, marayika wanje mu gifaransa, mbahingero, ntugihanga uhiga abahanga, yahanganye uburanga, akamuharaga ngo amarirungu, n'igihe watatiye igihango, nyamara we nta kinegu, nta mwanya tugire bwangu, nuko twanzuranye twandike, nidusayuka n'incutso, nyiturira uwankunze, murungano uwandase, uwantomoye uwantatse, gusa ubu waragurumanye waratse, mu mutima rwose biranze, rwose ubitekereze, inganzo ntuyitetereze, n'igicumuro nicuza, ndindangamirwa ndahiro, ndindahirwa mu ruhando rw'igicumbi cy'umuco wanda, murakagira Imana y'u Rwanda. Turahize bavuga ngo cyubwo bivuze ngo murakagira Imana y'u Rwanda. Turashimye. Yego. Ko numva biteye ubwoba. Hanyuma Cyamatare karame rwose ukoze mu nganzo, twumva uri umuhanga utari findi kagira Imana. Habyari bajya bango findi rutwa na fundi igira itarya. Ubwo niyo ari fundi iguruka. Ntabwo uri findi rwose, ni ibintu bigaragara yuko si uko ngo warabitojwe, warabyigiye, ni impano. Hanyuma ubu ngubu murakoze cyane. Yego. Hanyuma ubu ngubu batubwiye kuri umutahe. Yego. Byanga byakunda ubona ibiraka by'amakwe. Yego, ni ibiraka by'ubukwe ndabikora. Nibyo nkoramo UMC. Uri MC. Kinyarwanda cyiza rwose. Mvuga amazina y'inka nkuko ubibona, nkuko nako byumva. Mvuga n'ibisigo byiza by'ubukwe. Icyo wari umaze kutubwira cyari kiri mu gisigo cy'ubukwe cyangwa ni igisigo cy'urukundo gisanzwe? Ni igisigo gisanzwe. Yego. None se nk'ubu ngubu je nabibonye umuntu ufite impano itangaje. Nk'ubu ngubu nko ku mazina y'inka tuvuge na nk'umuntu uri muri ikiganiro akavuga ati uyu mwana wawe afite impano, ubikora ute mu mazina y'inka ku buryo wenda n'abantu babona iki kiganiro bazavuga ati tubaye interese tumuhe n'ikiraka, ubikora nyine amazina y'inka mubikoramo utubundi, usibye ugiye kugenda mbona umuntu arivuga mubikora mute? Inganzo yemeze iti itandukanye n'iy'abandi he? Itandukanye icya mbere mvuga inka nzi, mvuga inka zimbamo, mvuga inka nabanye nazo. Mbabarira umvugire inka. Iyo tugiye kuvuga amazina y'inka, yego, akenshi hari ababanza kwivuga, babanza bibwiriye aba bataramiye, ariko kenshi ngiye mvuga amazina y'inka wenda nk'ahantu nabaye MC aho ngaho, ubwo mba nabaye MC nabibwiye mbere. Yego. Sinjya mpinduka, uwo nabaye we mbibwira bwa mbere, nanze ku gitaramo niko ncutsa, uko nanze niko nanzura, niko wanzura, n'ubundi nabibwiye reka mfatireho ku mazina basi, reka mpererereho ku mahamba. Niba umwanya utararutwarwa na wa mwana, tubwiraho gake kugira ngo n'abantu bari ikiganiro byibuze bazavuge bati wow umwana bikora neza. Nimba ari n'umuntu wari ufite gahunda yo kuba hari ahandi yabonye umuntu avuga uramunushije shane we ntoye. Ndi ntoranywa mu ntore, ni umutaramyi wabitojwe nkabikunda nkabitora nkiri muto. Reka mvuge nti zirimo musengo w'ubusene, dore ukwikamwa ubuso kwikareta ubusoro, yanze umukobwa ucunda acanye ibikori ngo haca akanya kajya kwenyegeza imbingo amatari havuna inzindaro. Zirimo bihogo zabatunga nkuko yanga umushumba ushora mbere akuhira, nyuma yihangamiye uburanga ngo ibyo birahagije. Izanyobwa n'uwo yitambagije ijanwe kandi ijoro ryananiye abarinzi, hayiga mushu buragiye inyambo, ayi unkumbuje inkagahu. Muze twigiriye abakobwa bakubita udutozo, banyina bagakubita udutwenge two twiza tugakwira utwanze inka zanyweye gutwenza. Yewe zirabira zirahiga, inka ziraganira nk'abagabo bajya umugambi wangeriwe, mukama mwabagabo mwe. Umukobwa w'umwami yarazibonye ati mbonye inyambo ndagusanze, ariko sinamukunda sinanamukundira mu kumucyurira ndamuhatana ihumura wikwishingira Imana izaguha umugabo bazagukwa. Aturanyuriye wa kagabo, ntisinde akagabo ndi ikigabo, ndi imfizi ya rupfu cyane ntambara hagatsindi ntare ntiyanyatse umutavu.
nazinyujije kuri bariyeri aho kuzirasa barazifotora na n'ubu ifoto yazo nayihinduye irangamuntu abazungu barazibonye bati ni iza kizungu ndashinga ndahakana ntibuzungu muturushana amatage n'amatiku ntimuturusha inzuri Rwanda tugira inyambo ngo zirimo rutirengagizwa yuje umugambi ingabo zica ku muganga huzi rwa mirindi ya ruhanambuga ndagiye imfizi y'ikimeni wa mu kirere ntiyoberana bakayicutsa bayita inka mu njoro utaganira zigomba zugurura ingerero rw'amanywa rwo impanzi yaho rumeneye ngo rumenesha inkiko rwa nyamukewe rwo impanzi kina n'urugori mu nziza z'urugurero regabegarama ni rwa mutwe ngo nirugaragaraho batinya inkuba risinze imyato ingoga rutebeza mbuga rwa mabuka nirugaragaza mpigo mu zitabagira iminege ngo rishinze ibigwi ndamutse iyo nturumbe ngo ituze umvaye ngo zirimo amacumu adahenda n'ay'ingeri zayazi zayakuye no mu ruganda zayaharaza urugina zose sikona zose zibona inkiko zijya kuyereka ingangare ukabona zose zica imibungo wabahiye n'urugendo ukareba rugamba na rudahinyuka na rwubikira na muhozi nibanza gucuye inkumi itareka impunzi ngo ziruhuke inabatabara b'ubuhemure bitegogera mu muhozi amara ko anamiza mu miheha abarataga ibibako bagatinya ngo baturekera urwego rwabo rwavugiye murambi ngo zirimo inkindi ikina mu rugari mu rugarama rwa Remera niya impundu umukobwa yakuye iwabo bakayita indongoranye ikina n'umushobozi yagiye guca ibizinzo n'uruhogo rwa rugina nayiragiye mu cyami cya muri bondo ryari kibazo kibimbitse mu bondo ngo zirimo sembungo nayo iziyereshye benyeruyenza benshi bahera mu nkuko inkomane zirabarengana baganye batabaza umusare w'indongozi batewe rwambutsaga inyange none rwabaye inyanja tuye nabyo besiza ntibiciciro bisigaye ikandagira igatebera ngo zirimo isanzwe ihoto n'urunyisi ndenzi ya murima ni mushiki wa rugondo rugandaza bigarama isigaye ikamamagara yabora batunze bahandi batunze batazi bakigaragara cyane maze bakita basini niwe nterwaga ntiwandushije kuziragira aho ndashaka kuzagira no mugabo wita muzo abanzi tuzirimba uburanga murakagira Imana y'u Rwanda even Cyamatare Ndahiro karame nuko bigenze nuko akushaka ko uri umutahira mwiza ariko iyo umwanya uhari yego rwose oya ni ibintu bigaragara kubizi ntabwo ari ibintu ushakisha murakoze cyane ibi bintu wamenye ko ufite ino mpano ryari naho umutse amaso jenoside ikirangira nicyo gihe numva nagize ubwenge butandukanye ni ubwenge buvanze n'ubuhanga ndabivugira iki nagiye mbyumva ahantu henshi jenoside ikirangira nabaye nk'uhumuka mbona ibintu byinshi cyane nanjye hari igihe no kubisobanura bingora kuko nahise mbona ako kanya umuco mpita mbona kwigisha ubu ngubu nize n'uburezi muri kaminuza mbona ari ngombwa ko nzigisha abana b'u Rwanda ikinyarwanda kandi ngomba kubigisha nanjye ibyo nzi amazina y'inka bayavugaga ryari yavuzwe nande byagenze bite ibyo nabyo byagira igihe cyabyo niyo naho ngaho byaturutse nabimenye kera ko iyo mpano ihari byaje kera pe nakundaga ikinyarwanda nkakunda kumva igitaramo nkiri n'umwana muto cyane ariko nanone nakundaga na politike ukumva kubera iki politike nkuko nakubwiye ngiye amateka yanjye niyo ngenderaho cyane kandi amateka si amatiku tubereyeho kuyataka kugira ngo abadutuka reka ndeke gutondagura ntarondogora politike niyo ya mbere iteza imbere umuco nubwo harimo ababivanga sinareka kubivuga ariko niyo ya mbere iteza imbere umuco harimo ababa babifite mu nshingano ariko nanjye naraniyirebye mbona igihugu cyanjye nyuma y'uko ari amateka abaye cyanyitayeho cyonyine kandi nta na kimwe cyanyimye kano kantu ababyumva babyumve neza nanabonereho kubwira igihugu cyanjye n'umukuru w'igihugu by'umwihariko nanamushimira kabisa igihugu cyanjye ndagishimira nyuma y'uko umuryango wanjye jenoside navuga ngo yawurimbuye ababyeyi bose baragenda ba data bacu ba mama wacu
kandi abandi bakora bafite ba nyirasenge na ba nyirarume, njyewe ntabo nzi pe. Mpura n'ubuzima bubi cyane, Imana ko igihugu cyaguhaye nabwo tuzagira igihe cyabyo, ariko igihugu cyanjye nta na kimwe cyanyishyuriye amashuri, ndiga, cyambaye hafi, niyo mpamvu wakunze politiki, cyamaye ibikoresho by'ishuri. Noneho mpita mbona politike, mpita nyibonamo umuco, mpita mbona ngo ndabikurikirana gutya kugeza ndinze aho nsaza. Hanyuma ubu ngubu noneho nyuma yo gukora ibintu ukunda, ubikora wumva uri fieri yabyo, so hari icyo bitanga nyuma yo kwiga kaminuza, ariko ukavuga uti giye mpisemo umurongo wo kuba umutahira kuko ukunda umuco kuko ukunda umuco, kuko ushaka ko umwana w'umunyarwanda ugendera ku muco, ushaka kuvuga ikinyarwanda. Ubu ngubu ubona ariyo nzira wahisemo koko? Niyo nzira nahisemo, ni akazi nk'indi mirimo yose, kubera ko niba umuntu ashobora gukora akazi kuva ku wa kane, ku wa kane haba ubukwe, ku wa gatanu haba ubukwe, ku wa gatandatu haba ubukwe, ku cyumweru haba ubukwe. Niba umuntu ashobora kuba MC muri ubwo bukwe bwose, umuntu akaba yavuga amazina y'inka, cyakora amazina y'inka ku wa kane ho ntaho ndayavuga. Ku wa kane ni mu murenge ni mu murenge baratubwira tujye kuba MC. Aba MC sawa MC buriya kuko nyuma y'umurenge bagira ibirori. Abateguye ibirori rero ntago bagira abataramyi babataramira, bafashe amagambo yabo kugenda ku murongo neza, cyangwa se bakahamagara nkabavugira amapoeme. Haga n'abageni bavugira poeme. Yego, ariko poeme z'abageni ziba zitandukanye n'izisanzwe. Nk'iriya watubwiye wayishyira muri hejari? Nayishyira muri poeme y'ubuzima busanzwe. Iyo abageni bimeze ite nayo ura niba umwanya uri buze? Nta kibazo watubwira iyo abageni bimeze ite kugira ngo tubijyanishe n'amazina y'inka. Unanotsobanure se burya hari umuntu ureba ikiganiro ariko atabizi, ukavuga ati se nimba uri MC ukaba umutahira, yego, umutahira n'uvuga amazina y'inka, bijyana gute na poeme? Yego, ukabijyanisha twumve. Abijyanisha, hari igihe cyo kuba MC bisanzwe, igihe cy'amazina y'inka iyo kigeze, mu bukwe haba harimo yego nka biriya wakoze. Noneho poeme nayo igihe cyayo, iyo urimo gukora mu bukwe bayigusabye ugira igihe wayigeneye. dusangizeho gato gake twumve, udukumbuze. Nimba ari n'umuntu ufite ubukwe avuge ngo uyu muntu yandyohereje. Yego, sorry, it's okay. Kumva iyo poeme y'abageni ese itandukaniye hehe niyo mu buzima busanzwe? Poeme iyi ngiyi irabanza igashimira ababyeyi, yego, impande zombi. Umusore agashimira ababyeyi be, umukobwa agashimira ababyeyi be, tukaza kwinjira noneho mu rukundo rwabo hagati. Cyagiye imisango y'ubukwe birimbanye. Yego, itangira ivuga ngo yitwa ngo yantumye ngo yawe. Yego, poeme ariko gufite ni nyinshi, ni imwe mpisemo. Yantumye ngo njye ndibaza uko mvuga ibi byo binyibukije birya, burya nubwo rwica nk'indi ndwara, iyo ubonye urugoka rwakira, wamwigura urwo akarutora, iyo paradizo murayitura bikababera. Kunda rukundo niwe nshoza, imera shenge ndaguha incuso, igicumuro niwe mpamvu yize impundu. Yantumye ngo nakuzuye umutima kiranze, karirangira n'umunwa karawusaze, nta nzara yahansanze, nta ndwara yahansinze, ntatimaje ntimwaguhetse, none ubwana ubu burahunze, urwanjye ndarwubatse. Sinzamugamburuza umugabo, ntazanyita uw'umugayo, mwararumpaye urugero n'inama z'umumaro, uko mwandeze ndabibashima, naho mwitanze ndabibarata. Rata ngiye kumena ibanga, ariko ntungaye. Kaze karabo juru ryanjye, urakariba navomye, urakaringa narimbye, urakarenga naciye, kasobanurwa n'umutima. Mbe mutoni igituma batabitora, kuri agatoma natuwe. Nzagukunda none n'ejo, nzagukunda urwo badakunda. Ibyo hahise nkomye yombi, naho ibya noneho ndagwa mu nka. Ibyo hazaza mbituye Imana,
yo yangemekeye akanyenyeri njye mbona impaye amahoro yanjye. Nzakurembuza rirenze, nzagukeza rikeye, nzayahangabaza y'ihangu ngo atampongorera uburanga. Nzakubyinagira ibyano, imbyeyi zihabwa impundu, ibihozo byo ni iby'inganzo, nuko hungu na kobwa dusubireyo nta mahwa. Oh, d'accord, répétez encore mon cœur. Nzagusigasira sinzagusiga nzira, bambe ndakwizera bizanyorohera guhora nkuririmbira. Ubwa rwa rukundo natatse, paradizo natatse barayitashye, nanjye mbonye umwanya ngo uyu mutako nkuramutse. Kariba mvomye gasaro keza, karabo kemye kwezi ncoza, gashiki kanjye bivehe gutuza ko ari wowe utuzi na tujya twose ukaba uzinze nk'ubuze rwose. Rebero ry'urungano, remezo ry'uru rukundo, rebero itembaho amaribori, mususurutsa bikari, kabyare gasabagiza misango. Maze nirucubanganira mu mbere, bimwe bisanzwe byo mu babana, murasaseka agasuna, kamwe gasumba abasenya gakwe n'abasenda. Muzibukiranye uyu munsi, rudasumbwa w'imisango, amasezerano n'imihango, ibihango imbere ya Gihanga, imbere ya Gihanga we n'imiryango, bamwe ace bugufa aho nd'umuryango, aho nd'umurongo. Murakagira Imana y'u Rwanda. Reka mbe ncukije. Cukiriza aho ngaho. Reka mbe ncukijeho kagira. Ngira ngo rero mwabibonye inshuti bakunzi banjye, ni ikiganiro muri ubuzima nk'ibisanzwe, turi kumwe n'umutaramyi, turi kumwe n'umutahira MC Cyamatare Ndahiro. Ngira ngo muri kubona ko abikora neza cyane. Nimba wumva wamukunze cyangwa se wishimiye uburyo yadutaramiye, nta kibazo araza no kuduha contact ze. Nawe nitemu ushobora kumukenera, ushobora kuba ufite urubanza ejo hazaza cyangwa se ejo bundi, dore ko ibirori bihoraho, kaza wagera gutyo ukamutumira akaba yaza akagutaramira. Hanyuma rero n'ikimaze kukugezaho nyuma yo kwiga ukaminuza, ubu none ubu ngubu uri kubikora nk'uwabigize umwuga. Achievement zo ni nyinshi. Niba harabona bitoje, icyo ni icya mbere. Bwa bwarimu nakuze nariyemeje, narabugezemo, hari abo ubwanjye nanjye maze gufasha. Rero nanjye niba ari byo bimfasha kubaho muri ubu buzima, uyu mujyi wa Kigali rwose ukenera byinshi kuwubamo, n'isi yose muri rusange, niba ari byo bimbeshejeho. Ariko hari n'ibindi nkora bitandukanye n'ubundi by'inganzo. Ibihe? Kwandikira abantu ibihangano bitandukanye. Kuko waramugane watubwiye ko wize ibintu bya drama. Yego. Bitubwireho nabyo twumve. Nandika ama théâtre. Théâtre zisanzwe zica ku mara. Théâtre zisanzwe. Ntayo ndandika ngo ikinirwe kuri radio runaka, ariko bazifite. Ariko ndazandika zikinwa live. Iyo nayo ni indi nganzo. Nayo ni indi nganzo. Filime nayo ndazifite zanditse. Ariko sindagira amahirwe yo kugira uwo uyinsaba, cyangwa se ni n'ubwambere bigatangaje ko iyo mpano ngifite. Ikindi byangejejeho no kubona imbere yanjye, no kubona iyo mbona mvuga nti aho koko nabonaga ngomba kugera narahageze. Iyo nayo ni indi achievement, ko nabona ndindira, ahubwo nkabona ngenda ntera imbere. Nabyo ni indi mpano. Ako hari n'indi mpano yo gukina filime, noneho atari ukuzandika gusa. Acting. Naranabyize no mu ishuri, ariko mbyiga nayo mbisanga mu mpano. Ngira acting. Nabisaba rwose abafite amafilime bakina. Nta kibazo babwira. Reka mbasabe bantu mufite amafilime mukina, mufite amafilime mu directinga, rwose bishoboka mwanyangaja mukama akazi. Nubwo nkora akangaka nkeneye n'indi mirimo itandukanye, by'umwihariko gukina filime, nabyo ni ibintu numva nshaka kujyamo. So urugero uti usibye kuba mutahira, usibye kuba navuga amahamba n'amazina y'inka, mfite n'izindi mpano zigiye zitandukanye, irimo kwandika amafilime, script writing, acting, byose urumva ni impano ufite. Of course nk'umuntu w'umunyarwanda wize umuco, wize na drama, byanga byakunda ubibwiye umuntu ngo urabizi ntabwo yabishidikanya.
cyangwa se binabaye ngombwa akambwira ati noneho nyereka icyo ushoboye. Aho ngaho rwose ntabwo nirirwa mbishakisha, bihita byiza. Hanyuma umuntu ashaka kugukoresha mu bukwe akubona gute? Ufite office ukoreramo? Bigenda bite? Ahantu ujya gutarama mu bukwe bigenda bita umuntu ugushaka kubona gute? Umuntu ushaka rero arampamagara kuri telefone. Nimero yanjye ayitanga. Nimero yanjye ni 0787 7 19 30 80. 0787 7 19 30 80. Ubwo hari umuntu ufite urubanza, yampamagara kuyobora uko urubanza rucibwa rwose, kudonda ku kameza ntabwo bijya bije. Nabonye ubizi. Hari n'indi mpano ntari navuze yo kwandika indirimbo. Saka numva ari byinshi. Indirimbo ariko noneho iz'umwihariko ni hip hop. Hip hop nayo n'ubu ngubu hari niyo mba mfite, hari n'izo mfite zisanzwe. Sako n'ufite impano nyinshi. Mfite impano nyinshi. Hip hop nayo kandi. Hip hop nayo hari uraririmba se izo wasohoye cyangwa zasohotse ziba hanze? Zirahari ariko ntabwo ndazishyira. Ziracyari muri studio. Ndazifite na hano kuri phone ziriho, ariko kuko nta n'ubushobozi buba butaraba buzima neza kujya mu gukora indirimbo kajya kuyisohora, ntabwo nanayisohora kandi mu buryo nyemera nkoresha iyi ngiyi kugira ngo buri wese abyumve ya fake. Ntabwo nasohora video ya fake itajya gushyira neza icyifuzo cyanjye ariko audio zirahari. Bagapera kamwe kumva tumviyo hip hop niyo mufite impano itandukanye wa mama. Nyita Cyamatara umwana mu Nyarwanda utontoma Butare, sinterwa ubwoba n'ibihinda ngiye nkomeye nk'urutare. Iyo nataramye mu rungano n'abakuze ntibashaka ngo dutane, kuko impano y'impanuro nayihawe nk'umuzingo, ntabivuze nazingama mba numva ari umuzigo. Umva warandetse ndagenda njyana impamba y'urukundo, warandetse ndagenda mbana impumu n'agahinda, nkatinya aho bataramye ntacyumva impundu mu ruhando, ntabona umwezi utamye nitiranye ijoro n'igitondo. Nkumbura twa dusoni tw'udusugi wahoranaga, mbura twa duswiti twasangiraga, natumisi disi twa dukisi twahanaga, nta gasoni k'imbaga. Urya munsi nerekera nagira ngo ndarota genda, ndibuka noga iriba ry'amarira yacu ngenda ndinda ndengukira ahandi homba ari ubukeye. Yego ni mu maniga yagafashe n'amabebi mbona akeye, gusa simbiteza mu madili y'abaho bateraniye, igicaniro gicumbika genya kamwe nituramiye, bakeya bancurwaho bambaza impamvu ari uko nteye, nkazibiranwa n'ikiniga nkazemeza ngo mbona agiye. Ufite impano itangaje ufite inganzo itandukanye kabisa. Ugomba rero kujyamo neza. Ndasaba buri wese washobora anytime buriya bizagira bizakunda, ibyiza biri imbere. Yego. So rero ngira ngo inshuti bakunzi b'inkuru y'ubuzima, ngira ngo mwabonye turi kumwe n'umutaramyi, ariko noneho afite n'impano zigiye zitandukanye. Urumva afite rap, avuga ibisigo, kari nyinshi. Mfite n'indirimbo zisanzwe zitari na rap. Ubwo nta kibazo, ibiganiro byacu nakagaruka n'ubutaha tuzagaruka tuganire no ku bindi. So rero twagushimiye kuba twataramanye, kandi ngira ngo abakunzi bacu bayibonye. Abanyarwanda bari mu Rwanda, bari mu mahanga, namwe inshuti z'u Rwanda mwakunze igihugu cyacu mukaba muzi Ikinyarwanda, amahoro y'Imana, peace and love. Turagushimiye. Murakagira Imana y'u Rwanda ibikundi haho zitaho. Sawa.